uko izagira Lazaro na Uwimana Marie Françoise ni abahinzi b'icyayi babigize umwuga. Baravuga ko icyayi bagifata nka zahabu kuko ngo bagikesha iterambere. Ni igitekerezo basangiye na benshi cyakungahaje. Zahabu yacu ni iki cyayi kiranga. Umuhinzi w'icyayi iyo ufite ikibazo cy'amafaranga ujya dufite isanduka y'abahinzi b'icyayi, credit bakayiguha nta ngwate ntaki, icyo cyayi kikaje kiyishyura amukoranga ibibazo bya abana bakiga bikagira ku icyayi dusoroma muri kane mu kwezi aho twahurira n'abanyekawa. Icyayi ni zahabu. Icyayi kidufitiye agaciro, mbese ufashe nk'amafaranga nk'ibihumbi nka 400 500 ukaguramo itungo, ukaba warisha mu rugo inka, ukorora mbese ubwatsi hirya no hino, ukagura nk'ubwatsi. Byagenze neza mu kwezi ntawe ushobora kubona ibintu byanyijana. Wenda kana kiho gatoya bitewe nuko umusaruro utagenze neza, urumva nyine ntawe byakwera mu buryo bungana igihe cyose. Ariko ushobora kubona ibihumbi 100 cyangwa nkanabirenza. Izo nyungu z'icyayi zinishimirwa n'abagisoroma mu mirima y'abandi. Bahuriza ku iterambere bagikesha ku buryo ngo ubutaka bwo kugihingaho ubu bwabaye buto. Hari abantu bajya guhinga ahandi hantu kure imirima bakabayimara yo guhingamo ibindi bihingwa. Iyo twahembwe amafaranga ajya kuri wese kuko nuvuga ngo hari umuhinzi wahinze icyayi, hari umusoromyi, hari abakora drainage, hari abagoronome, hari abakiyose basagera kuri buri wese. Urabona aba bantu banaha barenga hafi 50,000 batunzwe n'icyayi, urumva ni ingirakamaro kuko hari n'igihe mutari kubabonera akazi. Uranoga gutya ukajya nko mu itsinda ukabasha gutanga mituweli utahangayitse cyane. Ushobora kwinjiza amafaranga asumbye n'urebye n'uyu munozi ukinoga ari kwigira. Ntago wamuhingisha ngo umuhingishe igihumbi kwemerera atagiye kunoga icyayi. Benshi mu batuye mu karere ka Rulindo bitabiriye guhinga icyayi ko uyu umusaruro wiyongereye kuko bamaze kubona ko gifite inyungu zihoraho bakuramo buri kwezi nkuko bisobanurwa na Nzabonimpa Maisha, visi perezida wa koperative y'abahinzi b'icyayi Asopte. Impamvu dukatanye n'ibyo byose, igiciro cy'icyayi ubu ngubu cyarazamutse aho buri muhinzi ubu ngubu amafaranga acura mu rugo ni amafaranga 220 ku kilo cy'icyayi kibisi, mu gihe mbere atabonaga ayo mafaranga. Ari nabyo dushima leta y'ubumwe ko yadufashije kugira ngo abahinzi babashe kwishimira icyayi bwo yazamuraga igiciro cy'icyayi. Ubu turi guhinga ku buso buhwanye na hegitari 1226 muri koperative Asopte yose. Dufite abanyamuryango 2434, 2009 n'abagore. Ubuhinzi bw'icyayi kandi ngo bwagize uruhare mu guhanga imirimo mishya no kuvugura imibereho y'abaturage benshi nkuko bishimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Base Shabani Jean Claude. Ubona abantu bashaka kugihinga cyane kugira bakomeze babone amafaranga uko bamaze kwibona ko gifite amafaranga. Ubona ko icyayi hari ikintu kibamareye ku buryo bukomeye. Abagihinze babona amafaranga ariko n'abatagihinze bakoramo akazi ko gusoroma kandi n'akazi bakora buri munsi ubona ko gatunze imiryango yabo. Usanga iki gice cyahangaha abantu bakorana n'icyayi bari ku gipimo cyo hejuru mu myumvire no gushyiramo amafaranga muri ejo heza bazigamira ejo hazaza igihe bazaba batagifite imbaraga zo gukora. Mu karere ka Rulindo icyayi gihingwa mu mirenge ya Kinihira, Cyungo, Tumba, Buyoga, Base na Rukozo, ibarirwamo abasoromyi b'umwuga basaga 2600. Tuyishime Jado Fils mu karere ka Rulindo.